Haleluya ndabwiwe ngo Yesu. detolibonezasi wanyuze mu buzima butari bworoshe, niyo mpamvu Imana yakurinze kandi hari ibintu igiye gukora bikomeye. Yego nibyo Hedole rwose. saliboli akide zantole boss. Ni kuri uyu musozi Imana irabwiye ngo nkubwire ngo kubw'imbuto bibye Imana igiye kuguha umugisha w'ibifatika. Amina. Bela tali dore imbere yawe hari ingendo z'amahanga zikomeye. Yesu shimwe. Imana irambwiye ngo acire umugisha w'amafaranga kuko Satani yarakuriganyije mama. Ndawakiriye mwami wanjye. Dolesi. My sister, wahuye na byinshi byari kukwica bikakumwaza, Imana irakurinda. Byinshi cyane. Imana irambwiye ngo wize umuntu aho umuntu ukunda umuntu akaguhemukira. Imana irambwiye ngo ugira umutima w'urukundo ariko abantu bakakubera indyarya. Uko ni ukuri. Toside toleboli ya zagide zandike. Ariko Imana yo mu ijuru ivuganye nanjye ngo kuva uyu munsi Imana igutumuyeho indyarya. Haleluya. Shakabiri Imana yo mu ijuru. Dole boligari ya zai. Imana igufunguriye umuryango w'akazi kandi ugiye kwikorera akazi gafatika. Yesu shimwe. Dobe zedi benemos. Imana iguhaye urugo rufatika rw'umugisha. Amina. Irambwiye ngo ibyo yakoze ni bito, mbonye Imana ikubakira inzu y'umugisha y'igitangaza ku buzima bwawe. Yesu ushimwe. Abakwirengagije bagiye kubona Imana usenga ko atari bayari. Amina. Sinzi Imana igiye kuboneka mu ruhande rwawe mama. Amen. Yesu ndagushimira. Ntanzi wawe agiye gukorwa n'isoni kumugaragara izuba riva. Yego papa. Imana irambwiye ngo hari ibihe wari urimo umeze nk'uri confused, Imana igiye kugusohoramo nonaha. Yo mana. Hetoreza disi, Imana ikurinze ubugwayi ni kwivuganye nanjye. Urakoze Yesu. Numvijwe rimbwira ngo hari ibintu byari bikuyobeye bimaze igihe bigutsikamiye, Imana igusohoyemo amahoro. Yego papa, yego tubizi. Imana igusohoyemo amahoro kuko wari ushobewe. Abantu babona ugenda useka ariko hari ibiremereye umutima wawe. Yego rwose. Pedali koli aside verigari amas. Ni kuri uyu musozi Imana irirahiriye irambwiye ngo akira ubutabazi n'insinzi y'Imana. I received. Imana igiye kuguhereza umugisha w'ibifatika. Amarembo yawe Imana igiye kuyafungura. Ndambuye ibiganza papa. Ariko ma wahuye na byinshi bikwica, Imana igusimbutse imfumu. Wahuye n'ibigukomeretsa byinshi, Imana ihagarana nawe. Yabanye nanjye ukabyara. Belesti de lemos. Imana irambwiye ngo hari igihe wagiraga agahinda ukumva nta muntu, ukumva urutwana utariho kubera ibihe wari urimo ndi kureba. Cyane rwose. Hanyuma Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi Uwiteka agiye gushiraho iherezo. I receive it that. Imana igiye guhindura amateka y'aba bakwirengagije bagiye kugushaka. Urakoze papa. Imana irambwiye ngo umwanzi wawe agiye gutungurwa nuko Imana igiye kukurengera. Yesu urakoze. Nelo si delo morigari ya sai. Ndagira nkubwire ngo ubutabazi bw'Imana bugiye kukwibuka. Nibuse bwihuse. Imana yanze agasuzuguro k'abadayimoni ku buzima bwawe. Imana igiye kukugirira neza. Nahoze mbivuga, nahoze mbibwira Imana ngo Mana nanze agasuzuguro k'abadayimoni. Ndakanze naragukoreye urabizi ndakubaha. Ariko Mana urakoze. Iki nicyo gihe cyawe. This is your time. Igihe cyawe ni iki? Igihe cy'Imana ku buzima bwawe ni iki? Amina. Imana igiye kukurengera. Papa Kazungu, Yesu ashimwe. Papa Kazungu, Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe pastor. Amahoro meza, nabonye wabibye imbuto nawe. Nabibye no kuri nkunda kubiba. Papa, Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi Imana ikuye umudayimoni w'inyatsi mu biganza byawe. Haleluya. Mana ishimwe. Icyakabiri Imana irambwiye ngo ibyo washatse kugeraho bikanga, akira urufunguzo master key. Imana igwaye urufunguzo rubifungura.
nabyakiriye mu izina rya Yesu. ijuru rigufunguriye akazi gafatika k'umugisha ugiye kandi kwikorera niko Imana ivuganye nanjye. Imana ishimwe. Haleluya. Imana irambye ngo uko ukunda Imana, Imana igiye guhaguruka ikwibuke papa. Haleluya. Pera dolila zai, Imana igukuye akagambane kagereza papa. Haleluya. Haleluya. Ndabona Imana ikuzuza umwuka wera. Haleluya. Heri ya gari ya dari ya Maria Saide Faribori ya bas. Imana ishimwe. Imana irambye ngo ibyo wahombye byagiye ubireba ni byinshi. Imana igiye kubigarura aho byanyuze bigenda niho bigiye kunyura bigaruka. Haleluya. Imana ishimwe. Kedo zelibo letadi de palibo zadike. Ijuru rivuganye nanjye akira ubutabazi buturutse ku Mana. Haleluya. Nakiriye. Imana ikuzaniye ubutabazi iyo wakoreye numva igiye kukurengera. Haleluya. Imana ishimwe. Kidesobe levos. Imana irambye ngo hari ubugwayi Imana ikumiriye ku buzima bwawe. Haleluya. Ndayishimiye n'ukuri. Madame arihe papa? Madame ari mu rugo, njye ndi ku kazi. Imana irambwiye ngo mwubatse batabishaka Imana irabubakira. Ni ukuri. Amagambo yari menshi bavuga ngo nawe muzagera Imana ihagararana nawe. Cyane rwose. Bagiye baguha iminsi yo kumwara, Imana igenda ihagararana nawe kuko wari ufite umutima wo kwihangana no gusenga. Ni ukuri rwose niko bimeze. Ndabwiwe n'Imana ngo kuva uyu munsi Imana ikugize itara rimurikira umuryango wawe. Ni wowe Yosefu Imana yateguye muri famiye yawe. Haleluya. Cyakabiri Imana irambwiye ngo hedoside bonema igiye kuguha umugisha w'amafaranga w'ibifatika. Ni isezerano Imana igiranye nawe. Ntabwo uzakorera Imana ukenye, uzakorera Imana ufite umugisha n'ibihamya by'ibifatika. Haleluya. Imana irambwiye ngo ikugaruriye bya bihe byawe byo gusenga papa. Imana ishimwe. Imana irambwiye ngo wajya kuvugana n'Imana, Imana yongeye kugarura impano yawe yo gusabana n'Imana. Haleluya. Kedigere beni ya saide pas. Kuko ari Uwiteka ubivuganye nawe. Haleluya. Yaranditse ati Imana utandengeye nta wundi wandengera. Ati muduhe kode ni 50 turimo gubafasha wa mubyeyi. Imana irabaha umugisha, imbuto zose ubiba papa. Nabonye wabibye imbuto papa Kazungu, Imana isubiza aho wakuye. Kuri Imana ishimwe. Imana ishimwe. Tuzakogwa n'isoni, Imana ikwagura iburyo n'ibumoso. Amen. Buri muntu wese wabibye imbuto hano, Imana nukuri igiye kumwibuka. Amen. Amen. Umuntu wabibye imbuto ndashaka ngiye gutanga nimero zanjye, muraza kunyandikira kuri WhatsApp ni 078 734 iyo niyo nimero yanjye. Ndi ku musozi ndiko ndasenga Imana, ndi hafi za Gisoro, turimo turasenga Imana. 078 734 tugiye gusenga Imana. Imana itugirire neza. Nta muntu usenga kina, gusenga birabohora, gusenga n'ubuzima. Mboneraho kurarika buri muntu wese ku cyumweru next week atari kingiki ejo bundi ku kindi gikurikiraho ndabatumiye Kabeza, tuhafite igiterane cy'amasengesho cy'umuriro. Muzaze tubane muri icyo gihe cyo gusenga. Pani kingiki turimo, ikizakurikira kino turimo ikivamo ku kindi. Tuzadufite igiterane cy'amasengesho ikigaraho ngaho. Tuzabane mu bihe byo gusenga Kabeza yaremera aho bita Samuduha mu cyapa aho imodoka zihagarara. Tuzagira abantu muri kumamagara ndi gusenga, mube mwihanganye. Ni 078 734 iyo niyo nimero muraza kumamagaraho. Hanyuma kode yo gufasha uyu mubyeyi wishwe n'inzara uri hano mureba ni 50 gatanu. Ndasubiramo 50 wowe wakoze icyo gikorwa ukabira imbuto, Imana izakurinde inzara, Imana izakurinde kwandagara, Imana izakurinde guseba, Imana izaguha ifatika. Gusenga birabohora. Iyo umuntu akora Imana imuha umugisha. Mana ndagushima, imbaraga zawe zirera. Duhamagaye ineza yawe. Kelo delike zebonima. Ndasengera buri muntu wese wabibye imbuto, umuhereze umugisha, ufungura imiryango ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo.
amen. Reka masabe mwebwe muri kuri live ejo nimugoroba, ejo wa gatandatu nimugoroba saa 2 z'ijoro turahure live twongere dusengana Imana. Abantu muri kubikora kuri telefone yanyu, oya ne kuri code 5055 abariho mushira code 5055. Hanyuma nimero yanjye natanze niyo guhamagaraho, ntabwo urayihamagara, ni kuri WhatsApp niho mandi. Code ni 5055. Rutikanga JP, Imana iguha umugisha musaza nkunda cyane. Rutikanga Jean Pierre, Imana ikumere umugisha. Code ni 5055. Hari izina rya Power Prayer Church, Imana irabahereza umugisha. Nimero yanjye niyo muranyandikira kuri WhatsApp, ni ku musozi n'ukuri, nta muntu n'umwe ndibwirengagize. Ndagusengera Imana. Wowe wakoze icyo gikorwa, Imana iguha umugisha. Kuba dufashije uyu muntu kugira ngo Imana imuremere inzira n'ubutabazi bw'Imana. Mama ngweno hano, ntabwo mushyira kuri kamera kube ko afite uruhinja. Sabira aba bantu b'Imana umugisha. Uzi gusenga? Ayiwe. Humura, Imana igiye kugutabara. Yesu abaha umugisha. Papa JP, ndakubona urankurikirana, ndabyibuka udutwara Nyagatare tujya mu giterano ugafata imodoka yawe tukamara iminsi 3. Papa JP, Imana iguha umugisha, ndakubona ukirengagiza akazi kawe, uri umuntu w'umugabo, tukajya mu ivugabutumwa. Ndabyibuka, Imana iguha umugisha, sinzabyibagirwa. Bakazungu, Imana iguha umugisha. Uwimana Pruska, Imana iguha umugisha. Muri benshi Imana ibaha umugisha. Ejo saa 2, oya reka dushire ejo saa 3 z'ijoro, ariko tuzakora live abantu bavuye mu kazi, twese kugira ngo tuzasenga Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ifungure inzira zanyu mu izina Yesu Kristo, amen. Ndabakunda, munyandikire kuri WhatsApp. Shalom, Imana ibampere umugisha. Mwijoro mbere y'Imana.